umuntu akakwishyiramo nyine tu nta kintu cyabaye hagati yawe nawe kuburyo ushobora kumubaza ketchup mwangeri ngo ngiye ngo gusa numva ngo sinzi ukuntu nabivuga kuko ntacyo bafite. Kanezere ko mumeze neza njye ndashima Imana mu gakeya amenya amereye nabi. Ejo nagiye kwa muganga arampindurira nsigaje kujyayo inshuro 3 ubundi nkasezera ibintu bya pare nkambara retainer. Ubu ngubu rero namaze kujyana abana ku ishuri nitangiye gukoresha ikirahure cyanjye cyarapfuye cyo ku ruhande rutari rwa shoferi nze mbereke ukuntu habaye. Mubane nanjye murebe ino vlog nako nanjye ndumva ndi kuvuga buhoro. Murebe ino vlog yanjye ndabakunda cyane. Abantu mukunda kumbaza munyandikira inbox mukanyandikira ngo nimbabwire ikintu ngo cyangabanyirije ibiro. Mana yanjye nta kindi kintu cyangabanyirije ibiro noneho kandi kikamfasha no kutiyongera. Hari igihe ugabanya ibiro wakoresha product wayihagarika cyangwa gukora siporo wazihagarika ukongera ukabyibuha. Nta kindi rero cyamfashije ibyo bintu uretse product zo muri Sunroad. Iyo ufite uburyo ubageraho cyangwa utuye mu ntara cyangwa uri i Kigali ariko ukaba uri kure ya Nyamirambo wahamagara 079 20 bakora delivery. Hari abantu mwiteranya ko delivery ari ubuntu. Oya, wishyurira motari nuko baba baguhuje n'umumotari wizewe uri bukugezeho product yawe, ubundi ukayikoresha neza utagiye kuvangavanga ngo wowe wiyongereremo ibyawe cyangwa ngo uyinywe uyu munsi ejo uyireke ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero nizo nkuru nari mbafite muri iki gitondo. Imana ikomeze ibaho umugisha ibaha amafaranga menshi. Buriya umuntu afite amafaranga ni ukuri abantu bose baramwubaha baramwumva bigira nk'aho bamukunze kandi batamukunze. Amafaranga ni meza ariko ateranya abantu, ateranya abavandimwe. Ushobora kuba ufite umuntu muvukana rimwe mwenyine kuri iyi si kubera igiceri akakubera marine mbi cyane yayindi utatekerezaga. Njye hari ikintu kimbabaza, hari umuntu nzi afite umuvandimwe we aramuzirikana ku mutima. Ni umuntu ashobora gutekerereza batanavuganye kandi ni abantu bakuru ariko uwo muntu we ntago amutekerereza, ntago atekerereza umuvandimwe we, amushyira mu bibazo igihe cyose kubera amafaranga. Rero mushaka amafaranga inshuti zizizana zaba izanyazo zitaba izanyazo ariko mushaka igiceri cyo kizaza ari icyanyacyo muri icyo gihugu urimo, kizaba gikora, uzabasha kurya, uzabasha kugira ibyo ugura. Nta mpamvu yo guhatiriza abantu kuba beza kuri mwebwe. Shaka amafaranga uzaza kubana nawe kubera ko yo arizo ngo kiramenetse. Okay. Uzashaka ko mubana azaza mubane, utazabishaka azarorere shenyina. Kandi iyo ufite amafaranga uba ubizi abantu bari impande yawe abafite urukundo rwa nyarwo n'abaje kubera icyo giceri, kuko muri bujyane wenda wagura umwenda umwe nawe ukabasha kumugurira undi kubera ko azi ko ushobora kuba wamufasha kwishyura inzu, kubera ko nyine kubera utwo tuntu tuba turi aho ngaho. Ariko abavandimwe mujye mureka akageso kabi k'ubuyuku n'ubushikozi. Mujye muba abavandimwe ba nyabo cyangwa mwerure mu abanzi ba nyabo. Buri muntu wo ku ruhande yakuryarya yagutungura mu bintu byose ariko umuvandimwe wawe aba ari ikindi kintu. Noneho ibaze kuba ufata umuvandimwe wawe ukamutekerereza ukumva ni umuntu ukwiriye guhereza icyubahiro, abana bawe bakamwubaha ariko we akaba ari aho ngaho ameze atyo. Bantu muhemukira abavandimwe banyu mukabababaza kubera ibintu by'isi. Njye hari abantu bapfa
buri urupfu rwa papa wanjye rwanyigishije ibintu nk'igihumbi, rwaramumuye gutya ubona ndeba. Hari abantu nibwiraga ko ari abana ariko nta bumuntu, nta n'akanusuro bo k'ubumuntu bafite muri bo, kandi imbere umuntu yarababona akabona ari abantu pe, ku buryo wahagarara mu bandi ukabatangira ubuhamya. Mana sinzi, hari aho bigera ukumva n'ubushuti wakageranye n'umuntu bwarurira, ariko dukenera inshuti, dukenera kubanirana nazo neza, dukenera abavandimwe kandi nabo tugakenera kubabanirana neza. Ariko ikintu kibabaza ni ugufata umuvandimwe wawe ukamubanira neza, ukigengesera, Mana we wakagutungura. Njye hari ibintu ngenda mbona nkavuga Mana, burya abantu kera njye ndi muto hari igihe wabonaga umuntu ari mukuru ukavuga turiya yaradamaraye, ako nasobanukiwe impamvu hari aho babikaga agashya mu cyumba we. Ubu maze gusobanukirwa ibintu byinshi umuntu atiriwe abivuga. Hari n'abantu nababariye mu mutima wanjye nari nararakariye, ubu ngubu rwose ubu ngubu rwose nababariye, niriwe nanavugana nabo, niriwe nanahura nabo, umutima wanjye nkavuga ni cyagiye nari umwana, niyo mpamvu ntabyo nari nzi, ariko birumvikana nyine. Mana ndi kumva iyi story nayibabwira y'aba bavandimwe bari gupfa amafaranga. Ubundi mwanya nkumva mbagiriye impuhwe, Imana ijya ireba umuntu. Njyewe njya mvuga ngo icyo umuntu anyifuriza Imana ijya ikimukubira inshuro 7. Ajya ushobora gutekereza umuntu ko akwifuriza ibintu bibi kandi akwifuriza ibintu byiza, ari n'umuntu mwiza anagukunda kurusha abantu we wirirwana nabo, wibwira ko abo bantu ari bo beza. Kimwe nk'uko hari abantu hano hanze bagenda bagafata abandi mu mitima yabo bakabishyiramo bakavuga ngo ni abantu babi. Nk'ubu njyewe ngira abantu nk'igihumbi banyanga nyine tutaravugana, cyangwa twaba twaravuganye rimwe, cyangwa tugahurira mu gikundi ahantu, umuntu akakwishyiramo nyine nta kintu cyabaye hagati yawe nawe, ku buryo ushobora kumubaza keca kumwangiriye ngo ngewe ngo gusa numva ngo sinzi ukuntu nabivuga kubera ko ntacyo aba afite. Bibaho. Niyo mpamvu rero biba byiza bivuze ngo Mana umuntu icyo anyifuriza kimukubira inshuro 7, kuko ushobora kuba umunyanganya kandi afite ibintu byiza kwifuriza. Niba kwifuriza ibyiza Imana ibimukubira inshuro 7, niba kwifuriza ibibi nabwo ibimukubira inshuro 7. Tujye tureka kwigira abantu bafite imitima myiza, ntabwo turi ba sister ba Jesus. Ntabwo turi ba sister ba Jesus rwose. Niba bibaye ngombwa Imana iborohereze, Imana ibaha abantu ba ngombwa mu buzima bwanyu, Imana ibaha abantu batarabo kuza kubasubiza inyuma, Imana ibaha abantu bashaka kubona muri gucika intege cyangwa hari ikibazo ufite, uwo muntu akakugira inama cyangwa akaguhishira. Njyewe kera nka 2015 hari abantu nari nzi bari abashuti cyane, kandi yari umuhungu n'umukobwa, bari abashuti cyane ariko atari kuvuga ngo ni ibyo gukundana, bari abashuti ku rundi rwego. Nyizimye bari abashuti ku rundi rwego, ku buryo umuhungu ahantu yari ari nanjye nari mari, bari kuvuga uwo mukobwa, ibintu bavugaga byari ukuri, ariko uburyo umuhungu yaburanye akavuga ko ibyo bintu atari byo, narabikunze. Naravuze muri iyi si harimo abantu baba bumva bahishira bagenzi babo, bababera abashuti, baba bumva nyine bataba nka babandi barimo barabashinja ibintu runaka. Ni ukuri abantu tugira umutima tureke ibintu. Kandi reka mbabwire, umuntu turetse n'ibintu by'abavandimwe baba bari gupfa nk'igiceri, buriya muragapfa n'amafaranga, muba mufite ibintu bizima murimo gupfa. Hari abandi baba bari aho bapfa ibintu by'ibiryo, bapfa ibintu by'amagambo, ngo uru runaka yavuze ngo ibiki n'ibiki, ariko nupfa
ntutekereze ko Neri wakumenye, ntutekereze ko Claude w'ahantu runaka wakumenye ngo ari we uzakugeraho mbere. Uwo muvandimwe wawe uko byagenda kose, nitubura amafaranga yo kugushyingura, niba murabizi yuko mwishe amasaha babaca amande, hari igihe ushobora gusanga abandi batari babyiteguye wakayatanga, wari waramwigizeho inajyi, waramufashe ukamukandagira nta n'icyo ufite umukandagiza. Hari igihe abavandimwe baba bazanye nkavuga ya Rabi, ubundi ubu ku isi kuki abantu bose batavutse ari ibinege? Kuki abantu bose batavutse ari ibinege? Icyo kintu ukakibaza. Ego man, mumbare mumbwire, hari abantu mwaba muzi b'abavandimwe nyine babanye ku buryarya bwa bundi uba ubona burenze kamere. Reka nyikore kazindukiye mu igaraje. Mubonye ibintu ndimo ukuntu bimeze, telefone yanjye yarishyushye mbona nanjye gushyuhirana nayo. Reka mbatere story gato y'abavandimwe. Ni umuhungu n'umukobwa, ababyeyi babo bose barapfuye, nta n'indi famiye kuvuga ngo ba nyina wabo cyangwa ibiki. Noneho iwabo wenda ntabwo bari bafite ubuzima bubi, nyine ababyeyi babo baza kugira utuntu duke babasigira. Noneho ntabwo nyine byari imitungo bavuga ngo hari uwo bayihaye ngo igire ikintu mu marira cya danje. Umuhungu aciye, umukobwa aciye. Akahe? Ntabwo reka ndeba aho ngaho cyatumye cyabiteye. Hari amafizi y'ibura aho ngaho, icari inyuma manze ndebe hariya biti. Ubwo se ayo mafizible hano abaye ari murihangana, murabizi nababwiye ndimo ari ubwo biri kwivanga. Sinayigeze ahantu rero kubabwira ngo umuhungu yaciye ukwe, umukobwa acukwe, buri umwe aragenda ashaka ubuzima. Umukobwa nyine aza kugira amahirwe, agira urugo, noneho ubuzima butangira kumera neza, nyine arimenya ko ari imfubyi, amafaranga make yari afite amugirira umumaro. Ubuzima burakomeza, n'uwo muhungu aragenda nawe ashaka famiye, agira umugore. Noneho haca igihe nyine, noneho barongera barahura, baba abavandimwe ba hafi, bakajya bavugana utuntu twose n'ibiki. Umuhungu yari agira ikibazo cy'amafaranga nk'ibihumbi 100, agahamagara umukobwa sister we akayamuha, akamwishyura wenda se, cyangwa se akayamuha nyine byo kuyamuha by'abavandimwe, ntamwishyuze n'ibiki. Ibyo bikava, umuhungu akongera yagira ikibazo cy'amafaranga ageze no kuri miliyoni, akaba ari wahamagara. Gutyo umukobwa atagira ikibazo ngo abe yamuhamagara ngo amubwire ngo wamaye amafaranga, nubwo yaba ari 10,000. Bajya n'ahantu bagiye kurya, fagitire ikishyurwa n'umukobwa. Buriya hari ibintu duca amazi bikorwa n'abavandimwe bacu cyangwa inshuti zacu, ariko bikaba bikwereka ubundi ko uwo muntu atari uwa nyawe. Nyine ni umuntu uba ushaka wowe akugira nk'umucakara wiwe, akuvunishe kandi wowe utamuvunisheje. Ibintu birakomeza, umukobwa aza nyine kwibonera ibiceri bye biri aho ngaho, umusaza bamuguza amafaranga. Umva nko hari igihe uba uvukana n'umuvandimwe wawe umukunda cyane batagukunda, aribyo nahereyeho. Noneho arangije aramufata, amuguza amafaranga 5,000,000. Kandi arabizi ko umuntu afite famiye, buri muntu ufite famiye ntabwo amafaranga si ngombwa ngo ajye kugusobanurira ngo nawe mugabo wanjye ngo cyangwa byanyuze hano. Nimba yaguhaye mwumvikanye ko uzayamusubiza, yamusubize. Wijya kuzana ubudode bwinshi bwo gushaka kumenya ngo ahantu yayakuye, ngo bigenze gute na gute. Ushaka gusanga yayaguhaye ari ayewe n'umugabo we, umugabo atanabizi, arayamuha. Arangije amuha igihe cyo kumwishyura. Urumva make ya mbere yaramwishyuraga, arangije aratangira, sister wanjye afite amafaranga, ntabwo ari nyine ari ibintu bya danje. Yatangiye gushaka kumuheza ubuntu bw'ubuyukutu, yibagiwe ko amurwanaho ikindi gihe cyose akaba yabona ayo mafaranga. Arangije yumva ko nyine
ahari amufite nko mu nshingano, agomba kumumenya umuntu w'umugabo ufite urugo. Abamuzanyeho ubugegera, amutwaye amafaranga nta kumwishyura, arayamuheza mu bintu by'ubuturi. Yamuhamagara akahita amuhereza umugore ngo amwitabe, akamubwira ngo araryamye, ngo nabyuka ngo arakuvugisha, gutyo. Ahantu rero iki kibazo kibera ikibazo sasa, amafaranga ntiyari ayawe sister we wenyine. Murabizi mu rugo ushobora kuba ufite nka miliyoni yawe ku ruhande umugabo utayizi, ushobora kuba ufite miliyoni zawe 5 umugore atazizi, ariko noneho yari amafaranga baziranyeho nka famiye, ariko kubera ko batari bakeneye kuyakoresha vuba, kandi umuvandimwe wasanzwe amuguriza akamwishyura, arangije arayamuha, undi amuzanaho ubugegera we arayarya ntiyamwishyura. Aramubwira ati rero aho bigeze ubu ngubu nzajya kukurega, noneho bakunyishyurize ko ngewe ndabona bidakunda. Ariko kubera umuhungu azi imbaraga nkeya za mushiki we, aramubwira ati genda undege. Arabizi ko atamurega, arabizi ko atabona imbaraga zo kuba yamurega ngo bigeraho bamufunga cyangwa bajya kumwishyura. Nyine aba yumva atabasha kumujyana muri leta. Nimba ufite umuvandimwe wawe ukaba ubizi ko agukunda, ukaba ubizi neza ko yakwitangira, yakurwanirira, reka kumugondoza, reka kumukoresha ibintu biri aho by'ubugegera. Ni gute umuvandimwe wawe akuryarya? Wabaye umwanzi weruye ukareka kuryarya umuvandimwe wawe, ukareka kumwereka ko uri umuntu kandi umutima wawe nyine bitavamo. Ubu ngiye ari vlog inshuti zanjye, vlog ibaye vlog na vlogasiyo navuyo. Birangiye bibaye ikiganiro, ariko mana ni ukuri ko Imana ijya ibaha abavandimwe banyu bababere nyine abavandimwe beza. Ushobora no kuba mutavukana mu ndimwe, mwarahuriye kuri iyi si mukaba abashuti, mukaba ba bantu bikarangira mubaye abavandimwe. Mureke mu inshuti za nyazo, muba abavandimwe ba nyabo, mureke kuryarya abavandimwe banyu. Niba uzi ko umuntu agukunda, wibona ko ari wo mwanya wo kumugaragaza agati, wibona ko ari wo mwanya wo kumugira ikigoryi, wibona ko ari wo mwanya wo kumufata nk'aho nta bwenge agira. Ababufite ni uko wowe nyine ubona ukuntu agukunda ugakeka ko ntabwo agira. Murabeho, Imana ibamere ibyiza by'uyu munsi, ndabakunda kandi barinde n'ibibi byawo. Bye.